amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Yes, nitwa Munyakuri ndaje Prosper, nkaba ndi umuproducer muri ndaje music. Mbese muri make nkora akazi k'umuziki. Hanyuma tubwireho gatoya kuri Prosper. Prosper ni iki mu buzima busanzwe? Prosper akunda iki mu buzima busanzwe? Prosper nari namaze kumuvuga, ni umuproducer, ni umuntu ukunda umuziki akanawukora, ndi umutoza, fasha abaririmbyi batandukanye mu bijyanye no gutunganya indirimbo no kubafasha mu bijyanye no kwaguka mu miririmbire. Hanyuma Prosper, iyo unezerewe ukora iki? Ndaririmba cyangwa ngacuranga. Tubwire nk'indirimbo ujya uririmba iyo unezerewe. Urayiririmba nk'igitero na chorus imwe gusa kwagiye. Nari nayihereyeho, ariko izo ndirimbo zo ni nyinshi. Ubundi buri gihe uko nezerewe hahita haza indirimbo. Freestyle iyo ushaka wimonze. Ndagushimiye, ndagushimiye Yesu. Ako nakaririmbo nkunda cyane nakoreye. Ntabwo irangiye. Iyo ni indirimbo nakoreye abana ba Apotre Sostene, ndayikunda cyane, niyo mpamvu yari yisinzamo. Hanyuma ndagize kutubwira Prosper, iyo akazi kagenze neza, iyo ukoreye umuntu ukavuga uyu muntu ibintu byagenze neza, ni ryari uwo muntu aba yujuje iki? Iyo namukoreye mwasubiramo naje. Iyo ukoreye umuntu indirimbo, uri producer cyangwa watoje umuntu, yego, ukagera kuri success yawe, ni ryari uvuga ati ubu ngubu ngomba gucelebrate ko akazi karangiye kagenze neza? Birumvikana ni igihe byagenze neza gusa, cyane cyane wenda ngo turimo turavuga indirimbo. Indirimbo igizwe ni kugira ngo ibashe kuba yaba yuzuye cyangwa se yubakitse, igizwe n'ibintu bitandukanye. Hari ubutumwa buri mu ndirimbo, hari uburyo kiyubakitse mu melody, noneho n'ibindi bitandukanye. Rero iyo ndirimbo yubakitse mu buryo bw'amagambo, ubutumwa burimo, noneho ikaba ipanze neza, kabiririmbye neza, aho ngaho ndanezerwa cyane. Kandi n'ubusanzwe muri kamere yanjye, kubera gukunda umuziki, ntabwo nemera ko indirimbo ishobora kujya hanze tutabanje kugenzura ubutumwa burimo, arrangement, amagambo, melody, harmony n'ibindi bitandukanye. Yego, tubwire ibintu bitanu biranga umuririmbyi mwiza, cyangwa se n'ibintu bitanu biranga umucuranzi mwiza. Icyambere ari nacyo ni nacyo nanavuga gusa, no kuba afite ugutwi kumva muzika. Nyine aho ngaho mu gutwi kumva muzika haba harimo ibintu byinshi. Ikindi wenda navuga, agomba kuba ari umuntu uca bugufi, wemera intege nkeze, ariko kandi nanone akaba ari umuntu wifitiye icyizere. Ni byinshi wenda umuntu avuga, ashobora kuvuga wenda ku bintu biranga umuririmbyi mwiza cyangwa se umucuranzi mwiza, ariko ikintu cya mbere ni ukuba afite ugutwi kwagutse. Yego, mu bijyanye n'imiririmbire, n'ubundi imiririmbire ntabwo itandukana cyane n'imicurangire. N'ubundi iyo uri umuririmbyi ugomba kuba ufite ugutwi, kuko ntushobora kuririmba udafite ugutwi kumva muzika. Ese ko hari abantu bumva bavuga ati uyu muntu aririmba nabi, ubwo aririmba neza, cyangwa afite ijwi ryiza, yuko wapi? Tubwire ubundi ibyo byagenze gute? Iyo uririmba nabi ntago buri umuririmbyi mu yandi magambo. Ni ukuvuga ngo iyo uririmba nabi ntago ufite kwagutse. Navuga nabyita gutyo. Kandi hari abantu twasomye bakavuga ngo umuntu wese wavuga yaririmba. Umuntu wese uvuga ashobora kuririmba, nibyo. Iyo ni baza ari proverbe cyangwa se wenda ni nk'akantu ko gutera abantu courage. Sinzi wenda niba ari ihame, niba ari nako byagenda, ariko umuntu wese ushobora kuvuga nibyo ashobora kuririmba.
hanyuma n'umuntu wese ugenda ashobora kubyina ariko si cyane, ntabwo bikunda kubaho cyane. Wabigerageza ariko ubundi kuririmba cyangwa se gucuranga nabyita ko ari n'impano. N'impano ariko kandi nanone kuririmba no gucuranga ni ibintu ushobora kwiga ukabimenya. Hanyuma Prosper, ngo wamaze kwinjira muri career solo, tubwireho gato byaje gute? Ubu Prosper ni umuririmbyi ku giti cye cyangwa bimeze gute? Ntabwo ndi muri career solo, n'ubundi ngewe nkunda gukorana n'abantu benshi. Nkora muri Ndaje Music. Ndaje Music ni studio cyangwa se ni umuryango harimo rero abo dufatanya. Rero ntabwo ndi njyenyine. Okay. Bikora mbifatanya n'abavandimwe banjye. Ugiye kuducuranya indirimbo unayiririmbe itangiye kugera irangiye. Indirimbo kufitangiye kugera irangiye. Se erega ubundi ntabwo ndi umuririmbyi, ndi umutoza. Ntacyo bitwaye, umwe kuri umutoza yabera no kurimba bari ibintu bye. Kandirimbe numve ko arizi. Haleluya. Agikuza mwami wanjye, agikuza mwami wanjye, mubunyerere umfata ukuboko ahatari ikiraro, urahanyambutsa. Jehova Shalom, Jehova Makadeshi, Jehova Tikenu, ahabwe ikuzo. Ahabwe ikuzo mwami wanjye. Haleluya. Ahabwe ikuzo mwami wanjye. Mubunyerere umfata ukuboko ahatari ikiraro, urahanyambutsa. Yes. Hanyuma ndagize kutubwira Prosper, uyu munsi uri producer, umaze gukora studio yawe. Iki cyagusubikiye gukora studio yawe bwite? No kugira ngo mbashe gufasha abantu. Cyambere no kugira ngo bibashe kuntunga n'umuryango. Kuko niko kazi konyine nkora. Ariko kandi no kugira ngo mfashe abantu bafite impano badafite ubushobozi kugira ngo zibashe kujya hanze. Ni icyo ngicyo cyane, ibyo bintu byombi. Nk'umuntu ufasha bari umuntu umeze gute? N'umuntu cyane nabonyeho impano. Ikankurura. Bivuze ko atari umuntu uwo ari we wese waguhamagara ukamubasha kumufasha. Hari abampamagara bashaka ngo mbafashe, ariko hari umuntu mu by'ukuri pe uguhamagara akagusaba nyine ko wamufasha kuririmba, ariko waza kumwumva ugasanga mu by'ukuri pe wa muntu ntabwo iyo mpano ari iye. Wenda ashobora kuba ari umuntu ubikunze cyane gusa ariko atari impano yiwe. Wenda uwo nguwo hari inama zindi mugira, hanyuma ariko ushobora gufasha ni wa muntu ushobora kumva ko hari ikintu afite ashobora guha abantu kikagira icyo kibamarira. Gira ubutumwa abantu. Mu minsi yashize twabonye uri gukora indirimbo za ruguru, tubwireho gato. Indirimbo za ruguru ndazikora, nzanakomeza no kuzikora. Ni indirimbo z'umuco, uriya ni byiza ko umuntu yibuka nyine n'umuco we wabo.
rero niyo mpamvu ndi kuzikora kandi nzakomeza nyine nazikore. Wenda icyo nasaba wenda akunzi banjye, akunzi bandaje music, ni ukutugana kugira ngo tubafashe mu bushobozi buke cyangwa bwinshi dufite tubusangire. Indirimbo wa producinze ukunda? Indirimbo nkunda ndabihamya kuri Imana. Urahita unayitucurangiraho gatoya. Nikunda ndirimbo nayiririmba. Uri Imana ikomeye ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye, naba ndwaye ndi muzima uri Imana, naba ntunze cyangwa nkennye uri Imana, ndabihamya kuri Imana, ndabihamya kuri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Yes. Ubutumwa ku bantu bakugurikiye hanyuma tugane ku musaza. Ubutumwa ku bantu bankurikiye natambukije, ariko ku baririmbyi cya mbere ndabasaba kugira gushiramo imbaraga mu kwitoza, cyane cyane nk'abantu bagiye mu studio cyangwa se bashaka gukora indirimbo, bajye babanza bitondere, babyitondere, be kubihugukira, bitoze, bashaka abantu babihugukiye babafashe bakosore indirimbo, baziha umurongo ukwiriye. Kandi hano dufite abantu benshi basobanukiye n'umuziki bashobora kubagira inama, apana uko byutse mu gitondo ngo urajya muri studio. Hanyuma yego ubutumwa n'ubwo ngubwo. Tubwire kuri social media abantu bashobora kugufollowinga gute? Mfite channel ya YouTube Ndaje Music, na Instagram n'ubundi nayo ni Ndaje Music, na Facebook byose Ndaje Music, Ndaje Music. Okay, reka tugushimire cyane Prosper. Urakoze papa.